byihorere ari marago si wo muzanye atangiye kuvanamo inkweto nyagasani nta nubwo ari kumva nubwo akibuka izina rye ntabwo ashobora kukumva byo ntabwo yakumva nubwo wazana iki ntabwo yakumva inkweto akaba arazikwihereye tayari ntabwo yakumva mugabo uyu muntu amugeze i Kigali uramugeze i Kigali muga kagiye kwiyambura imyenda se kandi usibye n'iriya n'indara yiyambura none se mugakuzo mani muvanaho kamera yo ni muyivaneho muvanaho kamera ndabona vanaho kamera mani vanaho kamera murezi ntabwo nshaka ko mugumishaho kamera ni muyiko vanaho kamera umva munyamakuru kamera yivaneho ntabwo nshaka ibintu isi yose bibona ndabigusabye kandi kamera yivaneho kuko niba nyereka yuko ntacyo ndicyo reka nanjye mwereke ko ubwenge bwe mbufite kandi ntugire ikibazo karabaye katinye kuvanamo n'ijipo se kandi mugamana nyagasani umva wavanyeho kamera mani wikambi kundi mwana usavano kamera wevanyeho sabye kare ko muyikuraho wevanyeho uravuga ni karisa arayikuramo zanze uri kumbesha kamera icyo Yesu mwami wavanyeho kamera mani sabye se wevanyeho ntambweze ko nta kibazo ari bugire nese ko imyenda yaguhaye hariyo avanye muri Kristo Yes bakunzi ba channel yacu ndabasuhuje aho muri mu mpande zitandukanye z'isi nizere ko mumeze neza cyane ndashimira abantu tubana umunsi ku munsi abantu muduha ibitekerezo muri abantu b'ingenzi cyane abantu mwamaze gukora subscribe turabashimira cyane kubera ko bituma tubona ko tudakorera ubusa bituma tubona ko turi kumwe namwe umunsi ku munsi mukibona amashusho ari kuri kamera zacu muribuka uyu mugabo cyangwa se uyu muganga twagiye dukorana ibiganiro bitandukanye ndetse mwana mubonye ku ma channel wenda agiye atandukanye kubera ko arazwi cyane rero mwagize ibitekerezo mutanga mugenda bamwe mwemera ibyo akora abandi barabihakana ariko haza kugira abafana cyangwa se abakunzi bacu benshi bandika bavuga ati muzaduhuze n'uyu mugabo tuganire muzaduhuze nawe mwabisabye muri benshi cyane tuza gufata muri babandi benshi turavuga ati reka dufate mu umwe wifuza kumubaza ibintu byinshi bigiye bitandukanye tumuhuze nawe aze nko mu kimbo cy'abafana bandi cyangwa se mu kimbo cy'abantu bose bakunda channel zacu muri rusange uyu munsi rero n'icyo gando tugiye gukora agiye kuba tuganiriza dusobanurira byinshi muribuka ko dusoza ubushize yatwemereye ko azatuganiriza atari mu kazi akatubwira byinshi birambuye tukamumenyaho byinshi uyu munsi rero twagarutse kumureba noneho murabona ko afite umwanya uhagije tugiye kuganira birambuye tuguhaye ikaze kuri channel yacu murakoze cyane umeze neza nta kibazo barakuzi cyane ariko ndaza kukugora wongere ubibwire nyine nk'intore warambwiye nguri intore ndi muganga Rwibasira Antoine muganga Rwibasira Antoine uzi mu bintu byinshi cyane ni nk'umuntu utakoze n'iki wamubwira ngahita ibintu byinshi cyane nzwimo icyo nzwimo no buvuzi yego bwa gihanga cyangwa se ubuvuzi gakondo nta bindi bintu menywamo ibyo menywamo ni ibyo ngibyo by'ingenzi yego impande yawe iburyo bwawe guciranye n'umukobwa mwiza cyane abantu mukurikira social media zo mu Rwanda muramuzi abareba televiziyo n'ama YouTube muramuzi mu mafilimi menshi agiye atandukanye arazwi cyane uyu munsi ni ugiye kubaganira na muganga Antoine wamuha mikro nawe wenda akibwira abadukurikiye muri uyu mwanya mbanje kubasuhuza yego witwa nitwa Umutesi gusa iryo se ntago rihagije Umutesi Fiona ko ibintu byose uba wabipinze oya ntago ari ukubipinga no kugira gute numvaga rihagije ariko yego nta kibazo rero impamvu turi kumwe ngira ngo urayizi waratubwira ati ndifuza kubonana n'uyu muganga ngiye nkareba ibintu akora nyine nkagira ibibazo na bimwe mwibariza niyo mpamvu rero uyu munsi twabateranyije kugira ngo no umubazi ibibazo by'amatsiko wumva ufite wumva wamubaza nawe arahanganga gusobanurira ndetse turamubaza n'ibindi byinshi asobanurira abakunzi bacu yego umwanya ni wawe mugakira mikoro nongere ngusuhuze imbere ya kamera se yego ni Mutesi harya yego yego ubu rero ikindaje ishinga ni ukuba nicaranye nawe kano kanya nkagira byinshi nkubaza kubw'ubuvuzi bwawe cyangwa se ubuganga bwawe sinzi uko ndibuze kubivuga ariko ngira ngo urabyumva nabonye ibiganiro mwagiye mukora ndavuga aho ya ntago bishoboka
birangira mpamagaye nyir'ubwite ndamubwira nti njyewe mbabarira tuzajyane. Mubaza umunsi uruhuka, arambwira ati ku cyumweru ntabwo ukora? ku cyumweru ntabwo nkora, ni umunsi wanjye wo kuruhuka. Yego, niyo mpamvu rero twaje, ndumva nshaka ko tuganira by'umwihariko. Nta kibazo, nanjye niyo mpamvu nabakiriye kuganira, nta kibazo kirimo. Mwakoze cyane kuduha umwanya. Ahubwo biriya biranshimishije. Wa mugani menye n'ikibagenza nyamukuru. Yego. Ikibagenza nyamukuru ni ukugira ngo mumenye ibyo nkora, ni ukugira ngo umenye uko nkora, ni ukugira ngo umenye aho nkorera. Nyamukuru ikibagenza ni iki? Oya, ikitugenza ntabwo ari ukumenya aho ukorera, ikitugenza ni ukumenya ibyo ukora. Niba koko ari iby'ukuri nk'uko numvishe mubivuga. Ni iby'ukuri. Kuko ntago mbyemera, ntabwo mbyizera. Urambabaje cyane. Ntubirakariremo. Oya. Kuko buri muntu wese mu buzima agira imyemerere ye. Agira imyemerere ye nuko yumva ibintu nuko abifata. Ariko ngiye ku myemerere yanjye nkuko nabonye muri comment ariho n'abandi batabyemeye cyangwa se batabyizeye. Kano kanya ndaje ngo unyizeze cyangwa se unyemeze. Se muko ufite imyaka ingahe? 24. N'abari hejuru yawe ntabwo bampinga. None ikigaragara wowe uje bigaragara ko ntago ari ukugupinga, nicyo nshaka no unyemeza. Ntago ari ukugupinga, sinapinze ibyo ukora. Iyo nza kuba nabipinze cyane ntago mba ndahanga, ariko simbyemera. Ntabwo byemera. Ubwo hazakorwa iki kugira ngo ubyemere? Naje ngo binyemeze. Mbikwemeze kubuhe buryo? Ntago nzi uburyo. None se uragira ngo nkubitisha abantu nkubu bibona, uragira ngo nkora iki? Ko ari nta murwayi uzanye ngo muvure, uragira ngo nkwemeze kubuhe buryo? Muga nkwite muganga se nkwite iki? Ndiwe n'ubundi bwe kuvuga ngo unyite, ahubwo ndiwe. Okay. Muga ikintu nshaka nkuko wabyivugiye, abantu bakurikirana ino cano cyangwa se n'abandi bagukurikirana. Sinicano yonyine, amacano hafi ya yose yo mu Rwanda arakuzi, aranzi. Noneho usibye n'ibyo, isi yose mpamya ntashidikanya ko isi yose abakurikira aya macano barambona baranzi. Mbabajwe rero nuko uyu munyamakuru ahubwo yafashe umwana mutoya mwiza nkawe w'imyaka itageze no kuri 30, akaba ari wo wazana ngo uje utemera ibyo nkora. Nuko ari nge washishikajwe no kumva nakugera uruhande. Kumva nkeneye kumenya koko ibyo ukora niba ari ukuri cyangwa se atari ukuri. Umwana muto nkawe cyane. Ndabikwereka ko ari ukuri. Nge ndagira ngo unsobanurire wabitangiye ryari, ese ubikora gute? Ese nibyo cyangwa ni ko akunda abantu baza? Ntago nemera ibintu bya gakondo kandi nk'ibya gakondo. Ntago mbyemera. Wakagombye kubyemera, cyetse niba utemera yuko Imana ibaho mbere ya byose. Ese mbere ya byose Imana urayemera? Ndayemera. Wemera ko ishobora byose? Cyane rwose. Okay, icya kabiri, wemera ko Imana ikorera mu bantu? Birashoboka ariko ntago nabyo mbyizera cyane. Ntabwo byizera ko Imana ikorera mu bantu? Ishobora kubakoreramo ariko bakavuga ariko ntubone ibyo bakoze koko reka ari byo. Ntabwo wemera se ko Imana ishobora gukorera muri njyewe cyangwa muri wowe? Mu byerekeye n'ibitangaza se? Mu byerekeye n'ibitangaza, mu byerekeye n'ibikorwa. Nsobanurira nka gute? Igitangaza uvuga ntabwo numva icyo ari cyo. Njyewe ibyo nkora ni ibikorwa. Bivuga iki? Nkora igikorwa cy'uko umuntu ashobora kuba yakwibye, njyewe ukaza ukangeraho nkagufasha kumenya wa muntu wakwibye n'ibyo yakwibye aho yabishyize n'uburyo wabona bya bintu byawe byibwe. Gute se? Icyo nicyo cya mbere. Gute se? Icya kabiri, nkora igikorwa cy'uko ubwo umuntu ashobora kukureba akabona uri umukobwa mwiza rwose uryoheye ijisho ku buryo umugabo uwo ari we wese yakwifuza, ariko mukamushobora kugera hirya mu cyumba cy'ibanga ugasanga hajemo cya kindi umufaransa yavuze ngo ni si javesi iyo menya. Icyo ngicyo wiseka, icyo nacyo ndagikemura kuko nawe wasanga ari kumeze. Ushobora nkora igikorwa cy'uko ushobora kuba ufitanye ikibazo n'uwo mwashakanye mutavuga rumwe kandi mwarabanye mukundana, igihe kikagera kubera impamvu nyinshi zitandukanye urukundo rwanyu rukagabanuka cyangwa rukava. Nk'ikihe gikorwa se? Nk'ikihe gikorwa wakora? Okay, bitari kure. Ushobora kuba ufite nturi umukobwa mwiza, ushobora gushaka umugabo umukunze
igihe runaka wa mugabo umutima wo kumukunda ukamuvamo ugakunda undi mugabo, igihe cyo kugera mu buriri ukumva umugabo watakunejeje ukanezezwa n'undi mugabo ku ruhande, kandi ujya gushaka wa mugabo wawe wa wundi yari ahari. Ibyo urabyemera ko bibaho ku isi yose? Oya, gukunda amarangamutima atandukanye n'ubwo buvuzi uri kumva. Uretse gatoya, ushobora kugira gutya, waba uri umukobwa umusore akagukunda, mugakora ubukwe bwiza bibibibi mariage iryoshye rwose, ariko igihe cyagera nyuma y'ukwezi kumwe akabona uri sogoro, akabona abandi bakobwa akurutisha. Oya, ibyo byo birashoboka kuba yaragufitiye amarangamutima mbere, ariko nyuma bitewe n'ukuntu wenda umubiri wagenda uhindagurika, akawumva amarangamutima ye yagabanuka. Ibyo byo birumvikana n'ibintu bibaho mu buzima busanzwe. Hanyuma nyuma y'uko bigabanyutse se bigenda gute? Nyuma y'uko bigabanutse, njyewe iyo nsanze menya nyirabayazana w'ibyo byose. Ni kubera iki uyu mukobwa n'uyu musore bakundanye, ariko uyu mukobwa umwe yaba umugabo cyangwa umugore wundi bigahinduka? Impamvu ndayimenya kandi nkabibafasha ikavaho, mugasubira uko mwari. Ubimenya gute se? Ubibwirwa n'iki? Mbimenyeshwa n'imiti yanjye, nkabimenyeshwa n'impano yanjye, nkabimenyeshwa n'umurage, nabyita umurage. Nushaka ubyemere, si itegeko, ariko nushaka ubyumve, niba uri no mu bahakana ubyemere uko mbikubwiye. Nawe uri umwe muri ba batubuzi n'ubundi nsanzwe numva, kuko ibyo bintu uri kuvuga ntago bishoboka. Munyamakuru, birambabaje kubona wanzaniye umuntu umeze gutya, ntabwo ari uko byakagombye kugenda. Ntabwo buriya no kunyita umutubuzi. Wowe ngerega no kuba nicaye ahangaha ndaha kugira ngo mbashe kubona uko kuri kwawe, kuko si nkwizera habe na gato. Iyo nza kuba wenda n'umuntu kwizera, ntago mba nafashe umwanya wanjye ngo nzi, ariko ibyo ukora ntago mbyemera. Urongera bitsindagiye ibyo? Ntago mbyemera nubwo mbyizera, kuko ibyo bintu uri kuvuga ntago bishoboka habe na gatoya. Nta wundi muntu mwazanye se? Iyaba mwari mwazanye undi muntu, kuko ni ikibazo. Ubu iyo wari wazanye n'undi muntu, byagenda gute? Nibwo ubibonye. Byagenda gute? Kuko we mbigukoreyeho nanone ntabwo wabimenye, kuko nshobora kureba n'ibiri muri wowe no mu nda y'umutima yawe. Wabikoze se ko nanjye mpibereye sindaha ngaha? Mbigukorere kuri wowe. Umva nta kintu bintwaye habe na gatoya. Ntabwo wamenya n'ibyo nagukoreye byari byo. Reka manze mubwire. Ni Mutesi aramwe ngo ni Mutesi. Nitwa Mutesi, ndaha ngaha sibyo? Icyanzanye no kugira ngo nemere ubuvuzi bwawe, niba bukora koko cyangwa niba budakora. Wikiri gushakisha ku ruhande ngo urebe ngo umuntu ngo naze cyangwa nanjye ubwanjye niciye aha ngaha, kuko icyanzanye ni wowe. Umwana muto nkawe. Kuba ndi muto se bivuze yuko nakemere ibyo uri kumbwira byo byose? Ndakuze bihagije. Ntago imyaka 24 mfite. Ubwo se ikibazo aho kiri, banyamakuru, uyu muntu byaba ari ikibazo mutangaje nkamushyira ku isi yose ikazabona ibyamubayeho, njyewe nabyemeye. Ntabwo nabigukorera, kuko ubu nakagukoreye ikintu kimwe, wumva nkubwire, nakagukoreye ikintu kimwe sinabyemeyera, wowe ntumenye ibiriho ukazabibona. Wowe nabyemeye, wowe nyemeza n'abandi bagukurikirana sibyo? N'abandi bakurikirana ibyo biganiro byawe babone ko wa muganga ko kashoboye. Noneho ndabitangiye sibyo da? Ndabitangiye. Ubu nkwereke isi yose nta kintu bintwaye, wowe garagaza imbaraga zawe. Uko nyine nuko ubizi neza yuko bidashoboka. Ibaze. Nuko ubizi neza yuko bidashoboka. Niba bishoboka bikore. Uri umukobwa mwiza, nta kintu bintwaye. Umwana mwiza, kugira ngo uzibone ejo bundi wamwaye ku isi yose. Byaba ari kuko abantu hano hanze bamwara uko bangana, ariko we ntago wamwaza. Kuko business ariko biri kuvuga nubusa na amafuti. Okay, nyine reka mbanze nkubaze. Ariko ntago nabazwa n'agatike kanjye nazanye kuko naje mbishaka mbikunze. Uransinyira yuko ibyo nshobora kugukoraho nyuma yuko uzamenya ibyo ari byo. N'umunyamakuru nguri yari arahari, sinabyemeye mbishaka se. Wabyemeye bishaka? Nabyemeye, wowe nkorera ikintu cyangwa se ukora ikintu runaka kiri bunyemeze. Munyamakuru, n'abadukurikirana cyangwa n'abagukurikirana bemere ubuvuzi bwawe. Umva Mute, ni Mutesi? Ni Mutesi. Nyemerera ubu turahangaha unyise n'umutubuzi. Imana ibabarire kuba nkwise umutubuzi uri umuntu mukuru nduta, ariko birasekeje. Habimanzanira agasekuro kanje n'umuturimo bimpereze hano. Ngiye nabyemeye. Bimpereze hano nabikore
umva mukobwa, nabikora ibyo akora. umva mukobwa, umwana w'umukobwa mwiza, umwana w'umukobwa mutoya, nturi kumpinga? Nanagupinze cyane ahubwo wampinze cyane uranabyemeje. Abanyamakuru ngiye kubasaba ikintu. Wenge ndemezwa wibasaba. Reka nibisabira abanyamakuru. Nabyemeye ariko muri make uje kugira ngo umpinge, uje kugira ngo were ibyo ugiye gukora, nanjye ngiye kwereka isi yose yuko kuko ubu tuvugana kamera iri kukureba nanjye iri kundeba. Urabizi kindiho. Urabizi ko ikuri? Boretse nkwereke. Urabizi ko isi yose iri kukureba? Muze murenga umugabo hano arasema. Unyemereye? Nanjye unyemereye yuko nusebera imbere ya kamera? Ntacyo. Hagati yanjye nawe haravamo umuntu muri busebe. Haravamo? Ntabwo ndi busebe. Haravamo umuntu mugiye gusebe? Ntabwo ngiye ndi busebe. Ntabwo uri busebe? Ntabwo nsebe. Nanjye sindi busebe. Ntabwo ndi busebe. Banyamakuru icyo kintu tukivuganye mu byumva. Ntabwo uri busebe? Habe na gato. Ntabwo uri busebe? Ntabwo uri busebe? Ubwo sibyo ni ibiki? Ibi ni ibiki? Ntabwo ubizi. Habima subirizaho imiti yanjye. Ntabwo uri busebe? Habe. Ntabwo uri busebe? Nyamara uraseba. Nyamara hari icyo uri bumubwire. Uzi ko ubu tuvugana ashatse nge ubwenge bwawe nabugutwara ukayoberwa niba. Ariko noneho ndumiwe. Ukagira ute? Abanyamakuru bigiye kuba mu byihanganire. Mu byihanganire umva. Mu byihanganire nta n'ikindi. Umukobwa aza kumpinga ngewe kandi abanyamakuru nimwe mwamuzanye. Abanyamakuru nimwe mwamuzanye. Kandi biba ntimugire ikibazo. Mutesi? Abanyamakuru nimwe mwamuzanye. Mushatse ubu byarangiye ni imikoro mwayifata. Ni imikoro mushaka muyifata. Fata mikrofone yawe. Ubu ntazi ni yari. None se bigenze bite muga? Si ubinsabye se? None se uramuroze? Ntabwo ndoga. Bigenze bite se? Yongera avuge. Hagiye kwiyereka isi. Si ubisabye se? Oya none se kuvanza utuntu ukabimutera ibintu bimeze nk'ifu uvanze ibiki umukozi biki? Si ubisabye se? Hari ubwo yanyemeye se? Kari gutitira se? Gutitira gusa se? Uretse urabona ahubwo n'ibindi bigiye kuba. Mugamva nkubwire rero nazanye umuntu ngo muganire udatuma ntura umurambo nta murambo cyura. Gusa ibiri kuba arabiyoberwa arabimenya nuko mbishaka. Muga umbabarire nyuma yo kubishaka arabimenya. Sinshaka gucyura umurambo cyangwa gucyura umusazi ngo njye mu bitaro. Wamuzanye se? Nose ko mwaganiraga agiye he? Agiye. Oya mwihorere. Muto ugiye he? Mwihore si wowe wamuzanye se? Katanyumva mugakoze ibiki? Ibyo nkoze nibyo ashatse. Ko niba ashatse guhangana nanjye reka isi yose mubone. None se umukozi ibiki nyine? Mwihorere ntunamufate. Ntumugire n'ikibazo. None se mugareba noneho. Ntacyo buretse muha iminota mikeya. Buretse mwihorere rwose, mwihorere ntumugireho ikibazo. Muga. Muga ibintu nibiki? Ibi ngibi se byihorere. Ari marago. Si wo muzanye se? Atangiye kuvanamo inkweto nyagasani. Si ubisabye se? Uri mu ijambo ambwiye. Nose ukoze ibiki birabintu. Urabyibuka se ijambo? Ubundi birabintu muhusheho nibiki? Ibyo utabonye ni ibiki? Nta nubwo ari kumva, nta nubwo akibuka izina rye. Ntabwo ashobora kukumva byo. Ntabwo yakumva nubwo wazana iki. Ntabwo yakumva. Inkweto akaba arazikwihereye tayari. Ntabwo yakumva. Muga uyu munda mugeze i Kigali. Uramugeze i Kigali. Muga kagiye kwiyambura imyenda se kandi. Usibye niriya n'indara yiyambura. Nini se mugakuzo mani muvanaho kamera. Muvanaho kamera yo ni muyivane. Muvanaho kamera ndabona. Muvanaho kamera mani. Muvanaho kamera murezi. Ntabwo nshaka ko mugumishaho kamera ni muyiko. Muvanaho kamera. Umva munyamakuru kamera yivaneho. Kamera yivaneho ntabwo nshaka ko ibintu isi yose bibona. Ndabigusabye kandi kamera yivaneho. Kuko niba nyereka yuko ntacyo ndicyo reka nanjye mwereke ko ubwenge bwe mbufite. Kandi ntugire ikibazo. Mani wavunye kamera.
karabaye katari kuvana muri jipo se kandi byose mugamana arabikuramo nyagasani umva wavanyeho kameramani uguye kambi kundi mwana ubusa vano kamera wevanyeho sabye kare ko muyikuraho wevanyeho uravuga ni karisa arayikuramo zanze uri kumbesha kamera icyo watwa Yesu mwami wavanyeho kameramani sabye se wevanyeho ntambweze ko nta kibazo ari bugire nese ko imyenda yaguhaye hariyo avanyemo muri karisa vanyeho kamera murezi we mpereza ayo mazi nusimuga ko yambuye ubusa mpereza ayo mazi karabaye mpereza ayo mazi kariko hagira se shekera imyenda ya mute bite mute icara mute akira muhe mikoro amazi yo kunywa amazi yo kunywa iwe nambaye ubusa yasuwe muha amazi yo kunywa iwe muga mumuzanira amazi ndapfuye iwe mvuye wishwe n'iki amazu yego urayabonye yego ubonye amazu mugatuvuye wowe nande njye nawe twari kumwe wowe nande amazi yo kunywa uretse wakuzanira amazi mvuye muganga mvuye tuvuye uribuka aho twari turi amazi niko uribuka aho twari turi ndakubaza uribuka aho twari turi ntabwo mazi mbonye amazu menshi ndi kumva nta mbaraga mfite mu mubiri ngaho nywa amazi menshi mugatuvuye nta mbaraga mfite nitwe turi kuganira se none nitwe turi kuganira humura reka ngo upfundurire munga unguye nta mbaraga uribuka ikiganiro twari turi hose nywa amazi uvuye hehe tuvuye he ntabwo twari turi kumwe se ntiwahabonye mbwira ahantu mvanye banza unywa amazi nywa amazi ngaho rekeraje inyota muganga we tuvuye ayiwe mana we mute makuru yawe oya garuka oya nta kibazo garuka mute garuka wanze garuka mute nongeye kubinkoza ibyo bintu ibihe mute njye nawe dushobora kwiganirira ntugire ikibazo mute tuvuye amakuru yawe mute se ntiwazanye n'abanyamakuru se ngo tuganire umbwira ahantu tuvuye ntiwazanye n'abanyamakuru se ndi kumva ngutinye urantinyira iki ndi kumva ngutinye none se mute dutahe none se bigenze bite
uratubwiye ngo ubonye amazu wari uri hehe wumva uri hehe ntabwo mbizi kubera ko twese twaguhamagaraga ukatwihorera wibagiwe n'amazina yawe ntabwo mbizi ahantu tuvuye kandi twari turi kumwe wabonaga muri kumwe mwenyine yego ngenda ashaka guhunga uno mugabo wahumura ntacyo agutwara none se kuki nyine ugezeho ukiyambura imyenda ukayivanamo yose byari bigenze yari ari kumbwira ngo niyimuhereze se kandi atakuvugishije yari ari kumvugisha ntabwo mwe mwabyumvise ntabwo muganga yavuze yari acecetse shabyago nimenya bikoze none urahamutse dutahe uzongera gupinga muganga hano abantu rero reka dusoze dutahe ujye kumera neza nyine ureke kurira kuri kamera ariko ni irihe jambo wabwira ba bantu bamupinze bavuga ngo ntabwo babyiboneye ni iki kintu wababwira nkawe byibereye oya ntibakajya bapfa gupinga buri kintu cyose babonye mera mikoro muganga mubaze nawe none se muga nyine gerageza aho dusobanurira abantu bataza no kugira ubwoba umukobwa wacu umukozi biki bigenze bito ko hari ibintu muteye birangiye umutera ibindi ese bigenze bito oya ubu nta kibazo afite ubu nta kibazo afite ubu ni muzima rwose pe ahubwo njyewe gusa ngira ngo twabanje kubyumvikana yego twabanje oya twabivanyemo nje nabimubwiye namubwiye ko ajaje kunyereka yuko ntacyo ndicyo aza kunyereka yuko njyewe mbeshya abantu yego aza kunyereka ambwiye n'ijambo ribi cyane ngo ndi umutubuzi ntabwo uri umutubuzi ntabwo nkiriwe none se mugabo ubwo rero njye ikintu umukoreye niba abona nta kantu gato yamukoreye none se kare kuvuga ngo avuye ahantu atazi mutunge mikoro ugiye hese oya garuka gato tuvugane dusoze twitahire oya ihangane n'ibyarangiye ihangane icara umunota umwe dusoze dusezera abantu twitahire ihangane ntacyo agutwara ariko muga mukoze ibiki njyewe icyo nkoze gusa reka dube dukubyeho gatoya abanza ashira amarira nyine abanza tuza agarura umutima ubundi tubone kuganira dutuje sibyo byiza nyine we ntago aratuza reka tubone dukupe kamera abanza tuza ubundi umuhumurize umusobanurira aho avuye ubundi aza asezera abantu atari kurira nyine ameze neza sibyo byiza icyo nzi cyo n'uyu mwana w'umukobwa azankunda cyane ahubwo reka mubanze muganire umuhumurize yes muga noneho ndabona tugarutse nyuma yuko maze kumukansoringa umaze kumuganiriza agatuza ndabona tugarutse mu kiganiro ameze neza afite n'imbaraga nk'izambere ariko ndabona amagambo yashize ivuga menya atari bwongere gupinga nka mbere sinzi nimba ndi bukubaze ngo ese umukozi wiki cyangwa byagenze bite unadusobanurire nimba nta ngaruka ibintu ukoze biri bumugireho dusobanurire muri make ubundi rero ngiye ibintu ntabwo nkunda kubikora yego nta nubwo njya mbikora pe kandi biba byose njye nk'uko nabibabwiye nongere mbivuge yego ngendera ku ijambo ry'Imana yego ariko nka kwa kundi Yesu yageze mu rusengero yasanga bari kurucururizamo agafata inkona akabakubita